naje mu gitaramo cy'umuco kandi nkunda umuco wacu uko niko kuri nkunda umuco uko nizo ndangagaciro zo kuba umuntu iyo umuntu yataye umuco uba wataye ubumuntu cyo nico ngiye kuvuga iyo utaye umuco uba utaye ubumuntu bwawe ntiwamenya aho barizwa uba utakaye urashobora no gutakara ukaba umunyamahanga ntumenya aho barizwa ariko ikigaragaza umuntu uwo ari we n'umuco wiwe abe nubwo twagiye mu mahanga jewe ndamvuga ngo tugomba gukomeza umuco wacu tukaguma tukababo turibo turabanyamurenge niko Imana yaturemye nta mpamvu numva babaye mu Rwanda hari umugabo umwe azutubwira ko abana baza baje ku ishuri bataha bakanga ko nyirakura bavugisha kinyamurenge bagatinya kuvuga ko ari abanyamurenge urumvaga kuba ahantu wishe ubwoko bwawe cyo ni ikibazo uko ni ugutakara ariko njyewe icyo nshaka kuvuga dukomeze umuco wacu dukomeze twitwa abo turibo Imana yaturemye turi abanyamurenge tuzogume twitwa abanyamurenge ndi tukisuzugure ngo twumve abe nubwo turi bakeya ku yandi moko ariko tuzoguma tuba abo turibo ab'Imana yaturemye uko turibo tugume tubuko kandi dufate umuco wacu tureke guta umuco wacu kuko umuco wacu muzi kuri ni mwiza cyane uwo njewe navuye imurenge tugira ubu si wo tukifite ubu turawutaye uwo nje navuye imurenge tugira wari umuco mwiza ijambo rya mbere abanyamurenge barakundanaga cyane muri uko gukundana bagafashanya nta muntu worenganye hari abo baturanye habe naho batavukana ariko kuko bagiraga umuco wo gukundana umwe yabari umukene atabyajije inka inki imwe yibyaye karibu umuhana wose kuyisangira uko ni wari umuco w'umunyamurenge bari imfura kuba imfura n'ukwiyubaha n'ukwihesha agaciro ko ni ku munyamurenge yarateye yari imfura yihesha agaciro akabinyangamugayo umunyamurenge yari inyangamugayo bitangaje ndagira ni nayo mpamvu bene wacu nyine duturanyiriya tutivanze nabo nico gituma batwanga nuko twanze kwivanga nabo kuko twihesha agaciro tukagaragara kuko turi abantu bihesheje agaciro dufite umuco wacu Imana yaturemanye tutagomba kubutakaza nico nzamvuga njewe ngo nkunda umuco wacu mbo tutarakizwa hari imico mibi tushobora kuba tware dufite natwe abanyamurenge mbere kera tukira abapagani imico y'igipagani ntidishobora kuyemera mu by'ukuri ntitwoyemera idutandukanya n'ubukirisitu iyo ntitwoyemera ibyo ndabivuze wazi nyine tugomba kugira abapagani bagakomeza umuco wo ni umuco ariko nk'abakirisitu twebwe hari byinshi bidahuye n'ubupagani dusangiye n'ubukirisitu nk'ubufura ko gukundana ko gufashanya aho ndaho bitandukaniye n'ubukirisitu ibyo tugomba kubigumana ubu nyine turatakaye reka mvuge aho dutakaye hambere n'imvugo tutaye imvugo nico cyambere dutaye kinini cyane kwihesha agaciro turabitaye iyo uhunda n'umuntu hamwibarabara mwaje guhura kamagira gutya kamusora biratangaje kandi birababaje wose umuco wacu twadaga duhura tukibwirana tukamenyana niyo mpamvu tukiriho tutashize uko gukundana no kumenyana nico gituma twakomeje kuba hamwe turwanira hamwe kugeza no mu gihugu cyacu tukaba tugifite uko n'uwo muco wacu twakomeje ariko iyo tutamenyana ngo turwanire hamwe kera tuba igihugu cyacu kiba cyarashize ariko ubu ngubu usigaje guhura n'umusore akamashira telefone hanga gupfa kuyishirishaho gusa kugira ngo
kugira ngo mutavugana nguko uko bimeze, ariko uko ni ugutakara. Tugumane umuco wacu, tuvuge imvugo yacu, dukundane, tuze turamukanya, tubazanye n'amakuru, twibwirane, tumenyane. Nico gihe tuzoza tumenya uko dufashanya. Imana ibaho umugisha. Reka nshimire Semahoro. Semahoro n'umwana mutoya cyane, arakuze, arafite abana, ariko kuri twe n'umwana muto cyane, aracari muto. Imana yamuhaye uwo mutwaro wo gukora ibintu byiza by'iwacu, umuco wacu. Hari ikintu dufite kino gihe mu bwoko bwacu kibi tugomba kwirinda. Umuntu azatekereza gukora ikintu cyiza, abantu bakaba batangira kukirwanya. Ngaha hantu tugeze habi, imico itari yacu. Yatangira gukora ikintu cyiza, abandi bakaba batangira kukirwanya. Ukamusanga ko barandika ibintu bipfuye bidafite amana. Nimureke twese dukore. Iwacu ni mu gihuru, dushakishe ubwenge Imana yabahaye muhaye mwigiriye hanze. Umwe azakora kimwe, undi akora ikintu, undi akora ikindi. Ni byinshi dukenyera iwacu tutoshobora. None se nushaka ngo byose bibi byawe gute? Izo ndibyo ukunda. Umwe nazana inzira imwe, yazanye iby'umuco, tumushigikire. Ibibi birimo tubireke, ariko tumushigikire. Undi nawe nazana ikindi, tumushigikire. Undi nazana ikindi, tumushigikire. Uko niko tuzodevelopa iwacu. Uko niko iwacu tuzohadevelopa. Ni byinshi bikenewe biri iwacu mu by'ukuri. Tureke kuza tugirirana amashari. Undi natekereza gukora ikintu, tumushigikire. Undi natekereza ikindi, tumushigikire. Aho niho tuzoteza imbere cyane. Imana ishimwe kuri uyu musore njewe ndamukunda cyane. Navuze ngo n'umwana muto, ariko ibitekerezo byiwe biragazutse, yatekereje iwacu. Urabona atuye muri Amerika, amerewe neza. Ariko ukunda azaja muri ziriya ntambara, muri ariya masasu ya buri munsi, asize urugo rwiwe, umugore n'abana. Uwo ni umutwaro. Uwo ni umutwaro. Kandi uwo mutwaro si uwiwe nawe, n'uw'Imana yamuhaye. Hamwe na nuriya mugabo inshuti yiwe, Imana ibaha umugisha. Kuri uwo mutwaro mwagize wiriye iwacu, mureke tubashigikire, tudevelope igihugu cyacu natwe, tukomeze umuco wacu. Imana ibaha umugisha. Amashyi menshi cyane mu magambo make meza arasa mu mitima nk'imyanda. Jewe kanyamukwe nikukuyemo. Hari igihe abantu bazabameraga nk'abakorari, abakorari bazabaha indirimbo ngo yo gutura. Ira ndirimbo nti reka ndekivyikanisa. Babarira. Bivuge. Ira ndirimbo bazatanga ngo yo gutanga isadaka. Igatuma abakorari badatanga isadaka. Naje narimvuze iyo turi MC baza bavagayo bamaze gutanga kandi bakagenda bataratanga. Ni jewe iyo ni experience yaje. Ugiye kuvuga nkakujya. Naringiye kuvuga ngo twebwe iyo turi aba MC tuzaduma tugahuga, ariko noneho nategereye n'icyumvishijemo ugisanishe n'umufano. Kandi icyo numvishije gitandukanye na kujya muri Kongo. Abantu bose bari babizi iyo babwirizaga habagaho ijambo rizwi n'abantu bose ngo ni iryo jambo Imana yari impaye ribane namwe. Umuntu wese niko yageze arangiza abwiriza. None umuhungu umwe arasoma ngo amarananirwa gusobanura, ngo aje kwidefanda. Nico gihe Monisco yari kigera muri Kongo Minembwe. Aravuga ngo mubabarire nawe se wanditse Bibiliya nka Monisco. Naho njewe nkuyema ikintu gikomeye. Ibi bintu by'urukundo ubundi niwo muco wacu w'abanyamurenge. Urukundo kano kanta. N'indangagaciro twambara cyane. Abantu bakayitubonaho, tukayigendana. Kandi Gaston, njewe bino bintu nabyifuje kera. Njewe nagiza nifuza nubwo tuba muri ibi ngibi muza mubona, ntabwo turi bakuru ntituzi n'umuco. Natwe tuba dukenera kwiga. Iyo tubonye nk'abantu bakuru, njewe cyane inshuti ngira nyinshi n'abasaza. Kandi iyo ndi kuganira n'abasaza banza n'akazi no kareka nkicara tukaganira, kuko ndabikunda. Hari utuntu mpampange nkuramo. Hari abagabo babiri ruguru bigeze gukundana, babiri batavukana, babiri umwe yaravuye nkiri undi iriya, barakundana. Noneho ngo babone urukundo rwabaye rwinshi,
baricara baravuga ati yemwe sasa urukundo dufite ejo n'ejo bundi twozokorogana twembi noneho kugira ngo tutazoja gukorogana inka yawe ngo inyonere dukorogane reka mbunge umugabo umwe arabungava aho yari atuye ngo ahunze ko yuja bari mu rurambo umwe ava mu rurambo bari batuye mu muhano umwe kugira gusa ngo inka zitazobakorogana gusa umwe aja iriya inganje undi asigara mu rurambo kugira ngo nibahura bazahure bakumva ubwo rukundo niko dukeneye rero cyane nukuri turishimye cyane ibi nibyo twari dukeneye umuco twebwe ntitwusobanuraho cyane ariko nkuko babivuze bishop umuco si cyane kandi naje nakuyeho bitandeflecta ku bintu yavuze ibintu bitandukanye harimo urukundo ariko avugana na valeur cyangwa se indangagaciro yego indangagaciro nubwo wenda bimwe tutobisubiramo sinzi niba bigishobotse nta mantekereza nk'ukuntu abantu bagaza abana b'abakobwa cyangwa abahungu kubaha respect umuntu akubaha abantu bakuru ubu ngubu usigaye ubona abantu akamatunga umuntu mukuru urutoki respect yarahabaga ndetse cyane ku bana b'abakobwa iyo babaga bahuye n'abagabo kabo bagabo bari busy bari kwiganirira tibabacaho batabaramukije barahagararaga bakavuga ngo ngo ni muturamutse tibabanzaga abagabo kandi ntibabacaho batagize gute batabaramukije bakama bavuga ngo ni muturamutse ariko murumva icyo kintu icyo nacyo nagitinzeho kuko ni respect ibyo nibyo dukeneye ubu nyine kera njewe umukecuru yageza atsinda ibintu byose bibaho uretse twe nabe natwe yageza dutsinda ndagira ngo uretse amazina yacu batwise ariko ibintu byose bibaho ku isi yageza bitsinda naho ubu nyine nta gutsinda ndango kubina twagusize iriya ruguru n'abari barakuzanye ni nkaho kwashiriye hano ku mupaka nta gutsinda kukibaho ariko ibyo byose nibyo bahaba twigisha Gaston ndumva kubera impamvu z'umwanya nanone turakomeza twumva aya majambo aryoheye amatwi kandi ntabwo ari ukuyumva tukayataha ahubwo adukumbuze tugira icyo dukora kuko dufite Justin we yarangaje imbere jewe tumaze guhurira muri ibi bihugu bibiri twahuriye hariya mu Rwanda araguma aratwigisha yaradutembereye mu ikorari nyine y'umuco naso badufasha cya gikorwa nababwiye none twongeye guhurira hanga baza bavuga ngo baza bavuga gutekanye ngo iki byagize ngo hagize gute ngo hagize gute ndahibagiwe ni ngo basobanurira hanyuma mu byukuri reka tugume twumva aya majambo meza yego dufite undi uri buduhe irindi jambo Bishop Muzungu karibu reka tumuhama shimeshi cyane kandi twiyegereza n'abakomeza gushika mufatiraho musanze hanyuma kandi kantu gatoya utu tuntu twatudesigninze kugira ngo tugaragare umuntu uzofata ijambo azasa nk'uhagaze hano tumuje inyuma hariya tugaragare jewe sinana nushaka twitaho murakoze cyane reka gira tugerageze kuvuga ibintu byinshi ariko tubivuge akanya gatoya twari kuvuga wenda byinshi tubirambuye iyo tuwagerera igihe muri bimwe byica umuco ni ukwica gahunda amasaha twayishe kandi murabizi ba sogokuru ibo nta masaha bagiraga ariko igitangaje aho babera ntibicaga gahunda umuntu umwe akava mu mikarati undi avuye mu minembwe haheka ko ku kabingo bakavuga ngo bazahurire wenda mu karingi bakavuga bati tuzahura igihe izuba rihengamye ese rihengama nka sangahe saa saba cyangwa saa munani saa saba bagira gutya bombi bagahita bahahurira nta masaha bafite ariko kwirinda kwica gahunda abasaza bacu bari beza birenze urugero rero kera hari bimwe twishe kandi icyo ni icyarangaga basogokura umuco wacu wenda twari kuvuga ibintu byinshi ariko reka gira tuvugemwo bimwe bikeya twaje kwibukiranya umuco tube nk'abavuga ngo dusobanure ese umuco ni iki
tuvuge definisiyo y'umuco wenda mu magambo makeya. Ubundi definisiyo ngira ngo sinamenya nanje kuyivuga mu Kinyamurenge. Ubusobanuro bugufi bw'ijambo umuco. Umuco ni ibikorwa, turumvikana, ni ibikorwa, ni imigenzo, ni imyemerere, twumvikanye, ni ibikorwa, ni imigenzo, ni imyemerere y'ubwoko bumwe busangiye ururimi rumwe. Iyo abantu bahuje ibyo bintu kandi bakaba bahuje ururimi rumwe n'indangagaciro zimwe n'intego zimwe zibaranga, abo bantu uko baba bahuje umuco. Timwohuza umuco cyane ngo wamumaci ubumwe n'abantu mudahuje ururimi, tibzokunda. N'abantu mudahuje imikorere, n'abantu mudahuje imyemerere. Ariko iyo muhuje imikorere n'imyemerere n'indangagaciro zimwe kandi mufitanye intego zimwe zibaranga, muhuje n'ururimi, ubwo n'umuco wanyu muba muhuje. Ngira ngo muri makeya birumvikanye. Icya kabiri, hari ibintu byarangaga umunyamurenge. Reka mvuge ku ndangagaciro zimwe na za kirazira zimwe zarangaga umunyamurenge. Umunyamurenge mu bintu cyangwa mu byaha byari nko ku rwego rwa mbere. Urwego rwa mbere bangaga mu bintu byose cyaraziraga kubeshya. Nicyo cyaha cyari gikomeye ngira ngo mu bindi byaha byose. Umuntu iyo yabeshyaga yamenyekanaga mu karere kose, akarere kaho Plateau kari gatuwemo n'abanyamurenge. Kubeshya cyari ikintu kizira bikomeye. Icya kabiri ni ukwiba, kurenganya. Kuyiba kirazira mu muco wa Kinyamurenge, kirazira kurenganya, kirazira kwica gahunda. Kuko twari tubivuze, kwica gahunda cyaraziraga. Kuko nyine baza banabicamwo nyine umugani ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira, tawicira undi gahunda. Indangagaciro zimwe na zimwe, hari abantu bamwe baza batekereza ngo ese ngo umuco warigwaga. Mbanze mbibutse yuko n'umuco urakura. Umuco urakura kandi hari ibintu bimwe abantu bageramo imico imwe igata agaciro, mukabona tikigezweho igata agaciro, kandi umuco urigwa. Hari abantu umunsi umwe bigeze kumbaza ngo ese ngo ko mbaye mvuga ngo umuco ngo warigwaga, ngo umuco urigwa, ngo ese basogokuru bagiraga amasomero cyangwa amashuri yabigishaga umuco? Ndababwira ngo bagiraga amashuri abigisha umuco, barayagiraga. Ishuri rya mbere bagiraga ryo kwigamo umuco, kandi ndababwira n'ibyo bigaga, kandi sintwara umwanya muremure ukungiye kurangiza. Aho bigiraga ibintu by'umuco ni mu bigishiro. Iyo bajaga mu biraro si ukuragira gusa kwabaga kubajanye, ahubwo hari ahantu mu gihe twavaga muri Kongo tugeze mu Rwanda niho namenyeye ibyo bintu, mbona ibo uburyo bakora ingando. Naje gusobanukirwa ko basogokuru bagiraga ingando, kandi izo ngando zabo zari biraro, kwari ukuja kwigisha abantu batoya umuco. Ibyo bigiragayo ni ibihe. Icyambere, barashikaga bakigisha abana kuvuga no kubahana. Cyaraziraga umuntu mutoya ngo avuge mu bantu bakuru.
bakamubwira aho agomba kuvugira n'icyo agomba kuvuga. Ariko ubu ibyo nibyo byashize. Bakamwigisha uburyo agomba kuvuga n'igihe agomba kuvugiramo. Babigishaga kuvuga. Icya kabiri, bakabigisha uburyo bw'ubutwari, kandi muri uko kuvuga bakabigisha n'uburyo bagomba kubaha mu mvugo bakoresha. Kandi ibyo byose mbabwiye na Bibiliya irabyemera. Nobahereza n'amapasaje kuko njewe ndi pasiteri, na Bibiliya irabyemera. Bakabigisha muri uko kuvuga uburyo agomba kuvugana ikinyabupfura, kubaha. Bakabigisha uburyo umuntu agomba kuja ku rugamba. Barateraga bakabigisha guhamya, kubarira, niko ngira ngo mu Kinyamurenge babyitaga. Iyo bakagira ikintu hariya bakagitera, burya babigishaga ibintu by'ubutwari by'intambara, uburyo bagomba kuba intwari mu ntambara. Bakabigisha gukinga. Abantu babiri bakaza bakubita umuntu umwe, ariko wa muntu umwe za nkoni zose akazikinga. None ubu nyine habe n'akabwa katasaze ko kwamaka kurya udafite icyo ukiyamisha. Ikindi bakabigisha kugira umutima. Nta munyamurenge wari ukwiriye kurangwa n'ubwoba. Habe na Bibiliya iratubuza kugira ubwoba rwose. Bibiliya iratubuza kugira ubwoba. Bakabigisha kutagira ubwoba, bakaba intwari mu bintu byose. None ubu nyine abantu bamenye Imana bakaba ari n'abanyamurenge, basigaye batinya n'imbe binyuze ku idari ngo ibyo ni ibiki. Akaba yohunga, akaba yova mu nzu atuyemo. Si igikirisitu, si n'umuco w'ikinyamurenge. Nari mvuze ngo babigishaga kuja ku rugamba, bagakinga, bagakubitana, bagaterana, kandi bakamenya gukinga ibyo byose. Icyongeyeho bakabigisha imbyino zose barazibigishaga. Ikindi cyongeyeho bakabigisha gutamba, kuko gutamba kwari gutandukanye no kubyina. Ngira ngo abari aha banduta barabyemera. Muzehe w'iwacu twazanye hariya, kubyina no gutamba ntibitandukanye. Kubyina no gutamba ntibitandukanye. Yego, babigishaga kubyina bakabigisha no gutamba. Bakabigisha no kwivuga, bakavuga amazina, basingiza babagabiye, basingiza intwari z'abanyamurenge, basingiza imurenge, basingiza inka, basingiza abasaza bacu. Bakabigisha gufomora. Burya hari abantu baza batekereza ngo gufomora ni bya bindi gusa byo mu bukwe. Oya, habe n'iyo ugiye gusura umuntu wapfushije, ugira ijambo utangiriraho kuvuga, burya ni umufomoro. Nta jambo ritagira umufomoro. Bazaga bavuga ngo nta jambo, nta nzoga itagira ijambo. Umusaza umwe yagenda atazi ibintu byo gufomora, kandi nyine yari waruriya ruhande rw'iwacu, njewe ndanamuzi. Muvuze benshi bo mumenyaha, kuko twese twagiye tuva mu turere tumwe. Atanga inzoga, atese ko nta jambo uvuga. Ati muyobewe icyayo ni muyinywe. Urumva bene ibyo bintu, ngira ngo benshi ahangaha muri iki gihe umenya ariko bovuga. Oya, habaho buri kintu cyose kigira umufomoro wacu. Kuja kureba umuntu wapfushije, kuja gusura umuntu wapfushije, baranavugaga ngo ntibaza bavuga ngo murakabyari, ntiyatangirwaga kabyari. Hakaba umufomoro wo kujana umugeni, wo gucura umugeni. Hakaba umufomoro
wo kuja guturira inka wagabiwe. Ibintu byose byagiraga umufomoro, kandi ibyo byose barabyigaga rwose. None twebwe aho tugeze ko murabona ko tutageze habi, kugeza ubwo tuyoberwa n'ababyeyi batubyaye. Batubaza ni ukuri nimugoroba, nahuye n'umwana w'umukobwa afite imyaka 14, mubaza mu Giswahili, ndamubaza unaenda wapi, arambwira ngo mami amenituma hapo juu. Toya, vuga mu Kikongo. Ngo hata sijui. Numve umwana w'imyaka 14 kuvuga ngo ngiyaho mama ntumye. Ndagerageza ukabona arabishaka, mbona nyine yabinaniwe. Kandi uwo n'umwana w'umunyamurenge, nyina n'umunyamurenge, na se n'umunyamurenge. Hari undi musaza wambwiye tuwe tuvuga ibyo bintu, arambwira bahuye n'umwana w'umukobwa w'igitinyuke, ngo baramubaza hariya Gidurayi, ngo baramubaza tese twibwire mama uri umuki, ati ndi umunyabyinshi, ati wo muyihenzo, ngo kwa mama Njeri, agiraga ngo ni plote bamubajije. Rero reka gira nsoze ntaja kurya iminota y'abandi bantu bari inyuma, ariko mwokagira Imana mwe. Dushatse twosubira ku bintu by'umuco, kuko twagize amahirwe akomeye kuruta andi moko yose. Ngira ngo wenda njewe maze kumenya amoko makeya, maze kumenya umuco wacu, nako indangagaciro z'umuco wacu zirahuye na gikirisitu. Iyo habaho umwanya, sogokuru yigeze kumbwira ngo imurenge ngo bigeze gutanga ibintu ngo rekagira bashaka umugabo w'imfura, ngo bamare bashiraho amakondisiyo, kandi ayo makondisiyo yose abantu bakagira ngo none ni ukuri sanga n'ay'igikirisitu. Baravuga ngo baratora uwo muntu w'imfura mu gihugu, ngo uwo muntu w'imfura, ngo umuntu utarigeze ubesha. Sasa wozana iyo kondisiyo abakirisitu ngo dushakemo umuntu utarigeze ubesha. Icya kabiri, ngo umuntu utaraharitse. Burya hari ibintu twabonaga ariko bitari byemewe, babikoraga kwisova kugira ngo bungure wenda umuryango, ariko guharika ntabwo byari byemewe. Baravuga umuntu utarigeze uharika. Icya gatatu, ngo umuntu utarigeze uca urubanza ngo abere. Niba aba bagabo baburanye nkabacira urubanza, aho bazaja hose uyu mugabo akagenda atsinda, umuntu utarigeze urya urubanza rw'abandi. Kandi ngo umuntu utarigeze ukubita, utagira urukoni mu rugo rwe. Nubwo twari tubifashe nk'umuco, ariko cyaraziraga burya babinyuragaho. Ni nk'uko abakirisitu tuza dukora ibyaha byinshi, abantu baruha bakagira none na Bibiliya yarabyemeye. Reka da, Bibiliya irabibuza, nubwo tugenda tubikora, ariko Bibiliya irabibuza. Baramushaka birakomera cyane, baza kubona umugabo mu rurambo, ariko uwo mugabo nawe yari igeze kwirukana umugore we. Bari barashizeho niyo kondisiyo, umuntu utarasenye ngo yirukane umugore, ariko ngo baze gusanga uburyo yamwirukanyemo, baravuga ngo byibura bopfa kugerageza. Yaramwirukanye, aramubwira ngo baje kuramutsa iwabo, baragenda ngo bashiki, amushorera n'inka y'imzeyi, amushorerana n'inkanda yiwe, ngo icyo gihe bari bacyambara inkanda, azana n'izindi nkanda azaza yambara. Ngo agezeyo, ngo amare, ngo abwira sebukwe ati uyu
yari umugore wanje mwari mwaramunshingiye none guhera none ntakiri umugore wanje kandi sinkubwira icyaha yakoze kandi iyi nka nazanye niyo kumukamirwa azayikamirwe ejo atazagira umwanga mubi hakazabura undi uza kumusaba cya gatatu sinkubwira icyaha yakoze kuko ninkikubwira uzakibwira mabukwe kandi mabukwe nabimenya azakibwira murumuna we kandi murumuna we nakimenya azakibwira inshuti ye uyu bimugireho ingaruka none sinkikubwira aragenda rero turacyagira ibanga umuntu nibazaza bakorogana n'umugore yama bishira kuri YouTube muzamubwira nti tuza dukorogana n'abagore ariko habibanga ry'inzu nico gituma babahungu bacu inzu basenye bazimaze mutakigirana ibanga timwumvise ibyo batubwiye ngo umuhungu yanenze umugore aramwirukana azana uwa kabiri aramwirukana azana uwa gatatu aramwirukana ubwo isa mubaza afite uwa kane atese uyu mugore uzumuziziki atuye umugore iyo mvuze nawe azaja hejuru aho uwa kabiri we wamujijije iki atuwa kabiri iyo mubwiye ngo kora iki ahubwo azakora ikindi aho uwa gatatu we umuziziki atuwa gatatu ni umushango ntazi gukora ntazi ahita kubasha ati dore hano tubona ati ibyo byose uvuze ibyo nibyo nyokwagira uyu ubona dusazanye ibyo byose ukuvuze ibyo nibyo nyokwagira mwabahungu bacu muri mukwanga abagore mukagira ngo siko banyoko bateye muri mukwanga abagabo banyu mukagira siko baso mwasize bateye murakoze rekagira tuzakomeza